bakunzi bacu ngewe naje ngira ngo ahari noneho Korode araza kumanika amaboko kuko naringize umugisha ukomeye cyane wo kubona ibyanditswe. Niba hari uvuga ko yikwije akaba avuga ko afite ibyo yasobanura kuri ibi bintu naze hanagaragare, hanyuma nanjye ngaragaze ibyo mfite, hanyuma noneho buri wese agaragaza ukuri, abari kudukurikira babashe kwirobanurira. Ikibazo aho kiri ni hamwe. Ubushize wari urimo uvuga ngo niba Imana itanshyigikiye ntabwo ikiganiro ndi bugisoze. Naragishoje sinagishoje? Aragisoje kubera igira impuhwe. Niba naragishoje ni ikigaragaza ko yanshyigikiye. Ibindi rero uri kugenda wongeraho, emera umanika amaboko nabo mufatanyije, mwemere ko mwatsinzwe, ibitabo mwizera bifite ibibazo, mureke kuguma gupfundikanya ibintu, hanyuma ahubwo mwemere kwicara hasi duca akabogi, twige icyo ubutumwa ari cyo, twige ukuri, dusobanukirwa ibintu n'ibindi, hanyuma twizere ibintu bifite aho bishingiye, apana kwizera ibintu byo mu kirere gusa. Ikindi kigaragaza neza yuko ibintu Muhammad yavugaga ari ibintu byo gupapira, binatandukanye kure n'iby'Abaheburayo bari baravuze cyangwa ibyari byanditswe mu bindi bitabo. Ndebera muri surati Kasa, ni surati ya 28 aya 9. Ati Kristo ngabo none se ushaka umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se, uwemera uwo mwana ni ufite. Ubu se ushatse kuvuga ko Antikristo arinde? Nabo ba Muhammad isabaye Antikristo gute? Kandi ari guhakana nyine umwana we. Muhuriye hesa muhakana? Ngaho garagaza igihamya cyerekana ko Muhammad ari mu byanditswe by'Abaheburayo. Dore ibi byose ariko ko ukomeje gushaka kugaragaza ko Bibiliya itemera intumwa Muhammad itanayivuga neza, hari ikintu ushingiraho ku buryo wumva ko Bibiliya itavuga intumwa Muhammad itayivuga neza? Ni iki kintu ushingiraho uretse wenda gushaka kugaragaza ibi byanditswe bihamya ko Yesu ari we wavugwaga? Muhammad ni umuriganya. Ni umuriganya? Ni umuriganya se ahubwo byoroshye? Ni umuriganya? Bivuze ngo ibi ni ibintu by'ibicupuri byo gupfundikanya gusa. N'abantu bagenda bavuga ngo Muhammad ngo aravuga ngo akavuga muri ibi, ntabyo. Ntaho Muhammad avugwa nk'umuhanuzi mu byanditswe by'Abaheburayo. None si bwo ku buryo ushobora gutinyuka ugafata intumwa ukayita umuriganya? Ndabereka ikimenyetso kigaragaza ko ibye ari uburiganya, ari ibintu yagendaga papira mu nkuru yabwirwaga, yarangiza akaza zitwerera avuga ngo niwe zivugaho, cyangwa se akaza avuga ngo n'Imana yazimubwiye. Ndebera muri Korowani, nuko baramubaza bati tubwire uri Eliya? Nawe ati sindi we. Yohana yavuze ko atari Eliya kuko ibyitwa reincarnation. Incarnation ni ukubaho bwa mbere, hanyuma reincarnation ni ukongera kuvuka warigeze kubaho mu kindi gihe. Ibi rero na mbere byari bisanzweho. Igihe wongeye kuvuka uba ushobora kuvuka waribagiwe uwo wari we mbere. Bivuze ngo Yesu yavuze yuko Yohana yari we Eliya kuko Yohana we yari yabihakanye. Yohana yabihakanye kuko atiyibukaga ko ari we Eliya, ariko Yesu waje azahamya ko ari we wa wundi Eliya wagarutse. Bivuze ngo rero iyi reincarnation. Ndagira ngo ntuducange hano. Komeza uretse tutararenga hano uri gushaka kuducanga. Kuri gushaka kugaragaza nkaho uyu Yohana yaba ari wa wundi Eliya wajyanywe mu ijuru muri serwakira, niwe wari ugarutse kuko ibyanditswe birabivuga muri Matayo 11. Hasome niwe wari ugarutse. Ayinya Matayo 11 wumva icyo Yesu yabivuzeho. Yagarutse saciye mu nda. Iyo ni reincarnation. Aha rero nibyo navugaga nti uracyanakomeza kugira ngo tugere aho wakose uvuga ngo cyangwa ndi wa muhanuzi. Komeza imbere. Ndacyakomeza, ariko mbere yuko nkomeza, Yohana abyarwa na Elizabeth. Yego. Kwa Zakariya. Yego. Nibo bamubyara. Yego. None iriya nda Elizabeth yasamye mu Yohana, ntabwo yayitewe na Zakariya? Ni Zakariya.
inshuro ya kabiri yavutse ku bandi babyeyi, ariko inshuro ya mbere yari yaravutse ku babyeyi bari barabyaye Eliya. Icyo gihe bwa mbere yari Eliya, ubwa kabiri ni reincarnation, ni kwa kundi uba warigeze kubaho ukongera barongeye baramusama. Yego, ntabwo bizoroha. Nari nzi ko ntazongera kwicarana na Korode ari kuri izi kamera avuga kuri Korowani. Ni nyuma y'uko numvaga mbabaye, nagize agahinda nyuma yo kubona igitabo cy'Imana, igitabo gitagatifu yakomeje kukivuga nabi, aho ndetse mu gice cya 6 yashatse gutunga intoki n'intumwa y'Imana yandikitse cyangwa yashuriwe kiriya gitabo. Nari navuze nti ntabwo nzongera rwose kugaruka kuri izi kamera ndi kumwe na Pastor Korode ngo agire ikintu yongera kuvuga kuri Korowani, ariko nta kindi gitumye ngaruka. Ikintu gitumye ngaruka nuko naje kubona ibyanditswe bihamya neza ko Muhamadi rwose na Bibiliya imwemera kandi imuvugaho, ndetse n'abandi twagiye tuganira bagiye bambwira bati nyamara uriya mugabo umwitondere, nubwo arimo ashaka kuvuga intumwa y'Imana nabi na Bibiliya irayemeza, cyane ko n'ibyanditswe bimwe byo muri Bibiliya bibigaragaza nk'uko bagenda babisoma. Dore ibyo yigira, noneho ndaza kureba ahantu ari buze kuza guhera ashaka guhakana intumwa y'Imana kandi none muri Bibiliya ihari. Pastor, urahakana ko iyi ntumwa y'Imana Bibiliya itayihamya kandi itayemera, itaje yari yarategujwe? iyo ntumwa se ihamywa na Bibiliya ubundi mu buhe buryo? Iyi ntumwa ihamya na Bibiliya. Niba ushaka no kubyemera, reka ngusomere nk'icyanditswe kimwe kiri hano mu Gutegeka kwa Kabiri, igice cya 18 umurongo w'15. Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azabe ari we mwumvira. Uyu ni Mose bari kubwira. Ntiwumva ko bari gutanga amakuru y'uko inyuma ya Mose hagiye kuzahagurutswa indi ntumwa ikomeye, ariyo yaje yitwa Muhamadi? None se aho muri icyo gitabo usomye hari izina Muhamadi uhasomye? Mpasomye umuhanuzi umeze nka Mose. None se nuko Musa yarananiwe kuvuga izina ry'uwo muhanuzi? Ryari ritaratangazwa, rikiri mu ibanga. Niba ryari ritaratangazwa se kuki uhise uvuga ko ari Muhamadi? Kandi none se ntabivuga si we waje nyuma? Ibyo ni ukwitiranya ibintu. Kubyitiranya se gute? Ibintu mwabanje no kureba ibyavugwaga ibyo ari byo. Bibiliya ije guhamya Muhamadi mu buhe buryo? Kandi igaragaje ko Imana izahagurutsa undi muhanuzi. Muhamadi we niyihamye ku ruhande rwe, nareke kwitwerera Bibiliya. Ahantu Bibiliya yigeze ihamya Muhamadi ko ari umuhanuzi uzaza umeze nka Musa. Nyamara ntabwo ari aho honyine gusa, no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere, naho hagaragaza ko uyu muhanuzi yari ategerejwe kandi yari ari inyuma. Reka nse n'usoma mpereye hano ku murongo waho wa 21 cyangwa se wa 19. Ibi nibyo Yohana yahamije ubwo abayuda bamutumagaho abatambyi n'abarewi bavanywe i Yerusalemu no kumubaza bati urinde, nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati sinjye Kristo. Nuko baramubaza bati tubwire, uri Eliya? Nawe ati sindiwe. Bati uri wa muhanuzi? Arabasubiza ati oya. Ntiwumva ko bari bamubwiye bati uri wa muhanuzi? Iki ni ikimenyetso cy'uko wa muhanuzi bari barabwiwe, Mose yari yarabwiwe, witwa Muhamadi, bari bamutegereje. N'aba bamukomojeho baravuga bati mbese Yohana waba uri wa muhanuzi? Urahakana uhereye kuki ko uyatari Muhamadi uri kuvuga? Ibinyoma n'ibicupuri. Ibi ni ibyo gupfundikanya abantu barimo mugenda muzana hano, mutanakurikiye iki byanditswe bishaka kuvuga. Uwo muhanuzi wavugwaga ntabwo yari Muhamadi. Uwo muhanuzi wavugwaga yari Yesu. Nawe Musa niwe wamuvuze, avuga atamusobanuye. Abandi bahanuzi bagiye basobanura bakagaragaza uwo ari we, bakavuga ko azaba ari Mesiya. Ariko Musa yigeze asobanura neza ngo avuge ko ari Mesiya, ariko uwo nawe yavugaga yari we uwo Mesiya, kandi uwo nta wundi yaje ari Yesu.
kandi ibyanditswe muri bibiliya binagaragaza ko yesu nawe yahamije iby'umuhanuzi muhamadi aho yagize ati muri yohana 16 umurongo wa 17 yabwiraga abigishwa akababwira ati ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ntiwumva ko inyuma hagombaga kuzaboneka undi uza akabafasha? Utararengaho komeza hasi wumva uwo mufasha uwo ari we. Reka nkomeze hasi numve uyu mufasha uwo ari we, niba koko atari muhamadi. Aho uravuze ngo yesu yaravuze ngo nintagenda ntabwo nzohereza umufasha. Uhise ugaragaza ko uwo mufasha yesu yavugaga ngo ubwo ari muhamadi, ari intumwa muhamadi. komeza hasi wumva icyo havuga, wumva uwo mufasha uwo ari we. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, amemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha ngo kandi ngo n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, kuko batigeze bizera Kristo. n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data, ngo n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data, kandi namwe muzaba mutakimbona. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. None se ntitwagiye tubibona mu kiriya gitabo cya Korowani ko intumwa y'Imana yagiye igaruka kenshi iri kuburira abantu uko bagomba kuhagarara neza mu bihe bya nyuma? Ntitwagiye tubibona. Iyo ugarutse kuri ibi ubona neza ko uwo yesu yavugaga ari umwuka wera, ari we mufasha wavugwaga, kandi uwo ukaba ari wo mwuka ukuri. None se muhamadi abaye umwuka ate? Urumva aba bataba bavangavanga ibintu. Ubu ufite ibyo wishingikirizaho uza guhamya ko uyu nguyu? Ndabifite byinshi cyane. Iyi ntumwa atariyo yavugwaga igiye kuzaza. Nderekana neza ko umuhanuzi wavugwaga atari muhamadi, kandi n'uwo mufasha wavugwaga atari muhamadi. Mfite ibisobanuro bihagije by'ibyo yesu yavugaga byerekana ko uwo aho hose uvuze ko atari muhamadi. Ibi uri kuvuga wabisubiramo wicaranye n'umuntu wigishijwe akanigisha Korowani? Nihashaka hazi 10. Wabisubiramo? Nihashaka hazi 10. Rahira ko bitagucanga. Bereke yuko ibyo bavuga ari ibintu barimo bagenda bapfundikanya gusa, batazi n'ibyo bizera ibyo ari byo. Rahira ko bitagucanga. Ibiki bincanga? Mu gihe wahura n'umuntu wigishijwe iki gitabo akanakigisha. Ibiki bincanga? Ibi ngibi uri kuvuga wakongera ukabisubiramo. Wize iki gitabo akanakigisha. Ibyo bintu muhamadi ari kugenda apfundikanya avuga ngo izina rye riruta irya yesu, avuga ibiki, agarutse kandi kuza kuvuga ngo yesu niwe uri kumuhamya. Bakunzi bacu, ntimurabona neza ko ibi bintu mwicaye inyuma namwe umwanya mutazi ibyo ari byo? Mwabanje mukicara mukiga neza mugasobanukirwa mukareka gupfundikanya. Ese ubundi bibiliya yaje gusobanura Korowani gute? Bibiliya ko yanditswe mbere ya Korowani isobanura Korowani mu buhe buryo? Korowani ari iri kugenda yitirira Bibiliya ibyo Bibiliya yavuze, ikagenda ibikopera, yarangiza ikazana ibitangaza yerekana ko ngo ari Imana yavuze. Ubushize sinaberetse aho n'abantu bo mu gihe cya Muhamadi bavugaga ko ari umuroma ukoresha ururimi rw'urunyamahanga rw'urunyarameya, wajyaga agenda agasoma ibyavugwaga mu makuru avuga mu byo muri Bibiliya, yarangiza akageza akabimubwira nawe akabitangaza nkaho ari Imana yabimubwiye. None ibi nibyo muri kwita ubutumwa? Mwarangiza ngo Bibiliya ngo yahanuye ngo Muhamadi. Mureke kwitiranya ibintu, mubanze mwicare hasi mwige musobanukirwe. Ibintu bindi murimo ntabwo nzi ibyo ari byo. Bakunzi bacu, uyu ni Pastor Claude. Ngira ngo muramwumva ko agifite icyo nakita gushaka kumenyera ndetse no guhangara. Ngewe narinzanye ibyanditswe mu by'ukuri, ndetse nagiye numva binagarukwaho n'abemera kino gitabo, ngira ngo wenda ari buze gucogora amanika amaboko ndetse anasabira imbabazi hano kuri izi kamera, asaba imbabazi ko yahangaye udahangarwa, agatinyuka udatinyukwa.
ibintu bidafite na fondasiyo. noneho gusaba imbabazi akomeje kuzana amahane. kuziye mpamvu mu kiganiro twakoze ubushize rero namubwiye ko arashobora kumugubanya akamugwa nabi. ko atangubanyije yakugiriye impuhwe nuko yarazi yakugiriye impuhwe, ariko ushobora kutamucika ubu, ushobora kutamucika none. bibeho yakugiriye impuhwe kandi bishyirweho ikimenyetso, kuko ntabwo yakomeza kubyihanganira. kuko niba koko Imana idari mu murongo w'ibyo ndimo, ngibi iri guhamanya n'ibyo ndimo mvuga, ubwo turabireba. Okay, reka mbareke bakunzi bacu mukurikire mwumve, nge nibereye inyuma ya kamera, mukurikire mwumve ibyo Pastor Claude akomeje kuvuga ku bitabo by'iyobokamana. cyakora Claude, ibi bitabo wihaye, nizere ko nta kindi gitabo uzongera gutunga urutoki inyuma y'iyi. Kubera iki? Hari ibitabo byinshi biri inyuma aha ngomba kuvugaho ikintu ku kindi. Mureke kwitiranya ibintu. Imana yizera ibyo mwumva, ibyo mutumva ku ruhande mubanze mutuze mubyigeho neza, mubone mwizera ibintu bifite umurongo. Naho gupfa kwizera ibintu bibonetse byose, icukiro ry'ibintu byose bitendetse, umuntu agapfa kwizera n'ibintu atumva atazi. Imana iravuga iti mbaye nkuretse akanya gato. Imana yabahaye ubwenge ngo mubukoreshe, ntabwo yabubahaye ari ubwo kubika mu mitwe yanyu gusa, ahubwo yabubahaye ngo mubukoreshe. Nta mpamvu rero yo kwizera ibintu mutabanje gushungura ngo mushyire ku murongo. Ngayo nuko bakunzi bacu, reka mbaha akanya mukurikire iki kiganiro. Ibyo mudasobanukirwa mumwibarize, ngiyo kontakite ye aho ngaho bambaze mumubaze ibyo mudasobanukirwa. Ni nayo mpamvu nimero yanjye nyishyiraho kuri screen, mwese mujye muyireba muyibone. Ntabwo mfite ubwoba bwo gutinya ngo abantu ngo bantware iki. Oya, ntabwo barusha Imana imbaraga. Imana iri mu ruhande rwanjye, iri hejuru ya byose, kandi iyo niyo mugenga wa byose, n'imbereye maso, nihishe muri yo. Niyo mpamvu ntabwo ubudahangarwa bwo kubabwiza ukuri, kugira ngo namwe murebe mumenye ko ibintu myicaye inyuma namwe ubwanyu mutazi byari byo. Okay, nimukurikira ikiganiro, hanyuma tuze guhurira muri komenti mutanga inama ndetse n'ibitekerezo. Turahari ku bwanyu. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya, iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke. Reka mbasuhuze, mbifuriza umugisha w'Imana, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana twizeye kandi twayiringira nibane namwe. Nitwa Fred Misago, nkaba ndi umukozi w'Imana ariko ubakirira n'abakozi b'Imana hano kuri izi kamera, kugira ngo babashe kuduhishurira, babashe gutanga umucyo, ariko kandi namwe muba muri hari kugira ngo niba hari ibitabanyuze, buriya dukunda umuntu ugaragaza imvamutima ze, turamukunda cyane. Iyo ibintu bitakunyuze ukagaragaza imvamutima zo ukavuga uti ibintu ariko ngiye ntabwo binyuze, uwo muntu turamukunda. Ariko tugakunda kurushaho umuntu bivuga ariko akanagaragaza n'impamvu, akavuga uti ngiye impamvu bitanyuze, impamvu niyi impamvu niyi, iki kintu mwavuze sincyemera, ukuri kwacyo narinzi kwari uku nguku. Biradufasha kurushaho. Reka rero tubashimire mwese aho muherereye hose, Imana nibampera umugisha. Pastor, muraho murakomeye? Muraho murakomeye. Ariko sinzi niba ari Imana ikomeje kukurinda cyangwa niba ari izindi mbaraga wizeye. Kubera iki? Kuko ndumva nta mubano mwiza ufitanye n'Imana watuma ikurinda. Nabura kugirana n'Imana umubano mwiza, habuze iki, habaye iki? Ntabwo mbyizeye ko hari umubano ufitanye n'Imana muzi. Imana mfitanye nayo umubano ahubwo urenze uko abantu babitekereza. Ntabwo mbyizeye rwose. Sinzi niba ari Imana iri kukurinda, niba ari imbaraga ziwishingikirijeho, niba ari iki. Sinzi ikintu kiri kukurinda, kuko ukwezi kurashize umenyera ibitabo, wahereye kuri Bibiliya urayimenyera, uza kuri Korowani urayimenyera, n'ubu nturayibabarira,
kandi ibi bitabo byahinduye abantu barakijijwe kubera ibi bitabo, abantu babaye bazima kubera ibi bitabo, abantu baretse inzoga kubera ibi bitabo, abantu bareka itabi kubera ibi bitabo, abantu bagore bari baratandukanye n'abagabo barasubirana kubera ibi bitabo. Iyo ubimenyera ugira ngo ntibifatiye runini abantu b'Imana. Ibitabo se ni iki? Ibitabo ni ibitabo nyine birimo impumeko ikibazo nuko utabona ko birimo n'imvaho nazo abantu bazisoma zikabamo ibibafasha n'ibintu runaka bigiramo. N'ibindi nabyo ni ibitabo byanditswe n'abantu kandi bishobora kugirira abantu umumaro, kimwe nuko bishobora no kuyobya n'abantu. Sinzi nzaba ndeba amaherezo y'ibi bitabo. Nta yo gutinda ku bitabo, ahubwo icyiza ni ugusobanukirwa nyine bikubiyemo, abantu bakizera ibintu bumva. Sinzi, reka ngusengere kuko ntabwo nizeye neza ko warisenga Imana ikumva aka kanya. Ubu urabona Imana itanyumva? Reka ngusengere ninjye Imana iri kumva neza. Nyamara ahubwo yananyumva no kuruta niba utanabizi. Ninjye mfite icyizere cy'uko ari njye iri kumva aka kanya. Aho senga. Reka ngusengere. Mana, ndagushimiye ko ari wowe ubeshaho abantu kandi ukagira n'imbabazi nyinshi cyane, ukababarira abantu kugera ku rwego ubabarira n'abantu bagenda bakumenyera, ariko kuko imbabazi zikuzuye ari nyinshi cyane bakabaho ubuzima bwabo bugakomeza. Nyemerera rero n'ubundi ntuturakarire, ntuturebe nabi, iyi kamera ntuyimene kubera ko Pastor Claude ayiri imbere agiye kuvuga iby'igitabo n'intumwa zawe. Umfashe bigende neza, dutangire bize gusoza neza, kuko n'ubundi imbabazi zawe nizo zituma abantu bakomeza kubaho atari uko bakiranutse. Reka rero ufashe n'abagiye kumva mu izina rya Kristo Yesu, amen. Aha, nasabye Imana kuduhagararaho ikaturinda ikandindira na kamera ntiyimene. Ubu rero tugiye kwinjira. Ihora ko iri kukure, iyi kamera nayiguteretse imbere kuko indeba gusa. Kuko izo kamera ziri kundeba gusa, Imana ikazi. Ntabwo uzi ifuhe ry'Imana, ifuhe ry'Imana nge ndarizi ukuntu yajyaga ifuha na kera. Ahubwo Imana ubu duhuye yankora mu ntoki. Yavuga iti muhungu wanjye urimo urakora igikorwa koko. Bakunzi bacu, murahamya neza ko Imana ihuye na Claude yamukora mu ntoki? Bivugwa se ahubwo cyangwa yamukurura amazi? Usibye no kunkora mu ntoki ahubwo yampobera. Kubera ko ni mu byandike nayo neza. Mutubwire niba koko mukurikije ibintu mumaze iminsi mwumva Claude ari kuvuga. Nimutwandikire mutubwire niba Imana ihuye na Claude yamukora mu ntoki. Mwe murabibona muti? Cyangwa namwe mwishyire mu ruhande rwanyu muvuge muti nanjye ndi Imana nazimukoramo cyangwa se namukurura amatwi. Nimutwandikire muri comment. Mutubwire muti Claude rwose nkurikije uko twamwumvise yamukora mu ntoki cyangwa yazikubita ikazihura ubuhiri. Okay. Pastor, muri introduction nakugaragarije uburyo intumwa Muhammad Bibiliya ihamya. Ikayihamya, yewe nagiye ngusomera ibyanditswe. Hari n'ikindi nari nibikiye noneho cyo cyiza cyane kiri mu Gutegeka kwa 2:34-10 gihamya yuko nyuma ya Mose nta yindi ntumwa yongeye kuboneka. Ibi rero muba mwivugisha ngo ni Yesu wabonetse, ngo ni Yesu waje. Dore ni intumwa Muhammad, nta yindi ntumwa yabonetse yajya ku rwego rwa Mose bakavuga bati ni Muhammad. None rero reka ntangire nkubaza nti, urahakana neza yuko Bibiliya idahamya intumwa Muhammad? Nta hantu na hamwe Bibiliya ihamya Muhammad nk'umuhanuzi. Nta ibihamya? Nta na hamwe. None Bibiliya ivuga ko Imana izohereza undi muhanuzi umeze nka Mose, ninde yari ishatse kuvuga? Imana izohereza undi muhanuzi umeze nka Mose? Ikazongera ikamuhagurutsa. Amagambo nzi Mose yavuze n'iby'Imana yavuganye nawe byo koherezwamo k'umuhanuzi yasome yanditswe mu Gutegeka kwa 2:18 ku murongo wa 15.
Gutegeka kwa kabiri 18 umurongo wa 15 murabimwumve bakunzi bacu uburyo umuntu akomeza kuburana ibintu bisa n'amahugu n'amahane menshi. Nyuma noneho turebe ko uwo Musa yavugaga yaba yari Muhamadi koko. 18 umurongo wa 15 hari icyanditswe kigira giti Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Ayo magambo Imana yabwiraga Musa aho yavugaga ngo Uwiteka Imana yawe izaguhagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu azaba ariwe mwumvira none we kumwumvira byakunaniye. None uwo muhanuzi se wavugwaga yari Muhamadi. Uwo Musa yavugaga yari Muhamadi niwe ninkwereka se ko atari Muhamadi niwe Imana muha amahoro n'imigisha. Ninkwereka ko atari Muhamadi urakora iki? Urabyerekana ubikura he? Somera Yohana. Kona Yohana mwirwa mupfundikanya ibintu. Soma Yohana. Kona Yohana yamuhamije ra. Soma Yohana igice cya mbere. Yohana igice cya mbere. Ubutumwa bwiza igice cya mbere. Igice cya mbere. Umurongo wa 43 kugeza kwa 45. 43 kugera 45. Aravuga ngo iki? Haravuga ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya. Ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya. Abona Filipo. Icyo gihe abona Filipo. Amubwira ati. Arangije aramubwira ati. Nkurikira. Filipo. Ngo Filipo. Uwo yari uwi Betsayida. Yaratuye mu gace k'ahantu bitaga i Betsayida. Umudugudu wabo wari Andereya na Petero. Kandi ngo hari mu mudugudu wabo Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli. Ngo maze uwo Filipo aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye ni Yesu subiramo ni Yesu. None se muragira ngo tuvuge dusarane? Urumva uwo nguwo Musa yavuze ari Muhamadi cyangwa ni Yesu? Ntabwo urabyumva? Yes. Ntabwo urabyumva? Ese abavandimwe ko abavandimwe babihamya neza ko ari Muhamadi, none se barabihimba? Ongera unsomere ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa mugenda mushyira hariya. Reka nze mbibahereke bibakureho. Kwirirwa mupfundikanya ibintu mugenda mupapira ibintu. Bibiliya iravugamo Muhamadi, irerekana Muhamadi. Aha, ibyanditswe bitwiyerekeye yuko uwo Musa yanditse akamuvugaho mu mategeko n'ibiki yari Yesu w'i Nazareti. Ibyakozwe n'intumwa 7:37. 7:37. Haravuga ngo iki? Mose uwo niwe wabwiye Abisiraheli ati. Ngo Mose uwo niwe wabwiye Abisiraheli ati. Imana izabahagurukiriza umuhanuzi. Uvuye muri bene wanyu ameze nkanjye. Kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu. Hamwe na marayika. Wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi. Kandi yari kumwe na ba sogokuruza. 38 ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo. Kandi ngo ni aho kuguha. 38. Yego. Ngo niwe. Kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu. Kandi Mose niwe wari mu butayu hamwe na marayika. Wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi. Kandi yari kumwe na ba sogokuruza. Ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo. Yo kuduha. Reka nanjye nisomere. Kaza kumfunyikira. Mvuga ngo urimo uransomera. Ngo pfunyikira se kubera ko nanjye nazanye ukuri uyu munsi. Uzana ukuri. Uzirana n'ukuri. Ukuri ko gupfundikanya ibintu biri aho ngaho byo mu kirere gusa. Nazanye ukuri. Nanjye nisomere. Bantu bagenda bapapira ibintu gusa barangiza bakaza bashyira aho ngaho
reka mbyisomere. 3:7-8 ibyakozwe n'intumwa ibice 7 umurongo wa 37 n'uwa 38. ngo Mose uwo ni we wabwiye Abisiraheli ati Imana izabahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanjye. Aha turaza kwibaza niba Muhamadi yarigeze amera nka Mose, kandi tunarebe niba hagati ya Muhamadi na Yesu uwo Mose yaba yaravugaga umeze nka we ari uwuhe. Icya mbere, Mose avuka yavutse hari iyicwa ry'abana, na Yesu avuka yavutse hari iyicwa ry'abana. Ntaho tubona ko Muhamadi yigeze avuka hari iyicwa ry'abana. Kabiri, Mose yavukiye muri Egiputa, yakuriye muri Egiputa, na Yesu akurira muri Egiputa. Ntaho tubona ko Muhamadi yigeze akurira muri Egiputa. Icya gatatu, Mose yagenze hejuru y'amazi nta musare, ari mu kato mu gatebo, na Yesu agenda hejuru y'amazi nta musare. Ntaho tubona ko Muhamadi yigeze agenda hejuru y'amazi nta musare. Ikindi, tubona ko Mose yamaze iminsi 40 hejuru y'umusozi arimo asenga cyangwa avugana n'Imana. Tubona na Yesu amara iminsi 40 ari mu butayu arimo asenga. Ntaho tubona ko Muhamadi yigeze amara iminsi 40 atarya nk'uko byagenze hagati ya Yesu na Musa. Tubona neza ko Yesu afite ibintu biri prophétique byinshi ahuriyeho na Mose, ariko ntaho tubona Muhamadi ahuza na Musa na gato. Muhamadi yarongoye abagore 13, Mose yari afite umugore umwe. Yesu nawe umugeni we n'itorero uko ibyanditswe mu byahishuwe habivuga. Hanyuma rero ibyo muri kugenda mwikingiranya muvuga ngo Mose yavugaga ngo Muhamadi ngo niwe uzaza ameze nka we, ndabereka yuko ibyo ari kinyoma cyambaye ubusa. 36 37-36 ngo Mose uwo ni we wabwiye Abisiraheli ati Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Kandi Mose niwe wari mu iteraniro ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganye nawe ku musozi wa Sinayi, kandi yari kumwe na basogokuruza, ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Basogokuruza banze kumwumvira, ahubwo bamusunikira hirya, basubira muri Egiputa mu mitima yabo. Babwira Aroni bati uturemere imana zo kutujya imbere, kuko Mose uwo wadushoreraga adukura mu gihugu cya Egiputa tutazi uko yabaye. Aha murabona neza yuko aha mu byakozwe n'intumwa barimo bagaruka kuri bya bindi Musa yari yavuze. Kandi twamaze kubona muri Yohana batwereka neza ko uwo Musa yari yavuze yarinde yari Yesu. Niyo ukomeje muri aya magambo ugeraho ubona neza ko Musa yavugaga yaje bakamwica, bakamugira uko bashaka bakamwica. Inyuma hakomeza havuga ngo abavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi ari uwo Musa yavugaga ngo bitari byaba ngo none namwe mwaramugambaniye muramwica. None uwo bagambaniye bakica ni Muhamadi cyangwa ni Yesu? Wese ntiyapfuye. Muhamadi ntabwo ari we ariko uri kuvugwa ahangaha mu byakozwe n'intumwa. We ntabwo yapfuye, se ntawamugambaniye we? Ntabwo urabyumva. We ntawamugambaniye. Somera ibyakozwe n'intumwa 3:19 kugeza 23. 3:19. Bereke ndabibapure.
nuko mwihane ngo muhindukire nuko mwihane muhindukire, ni Petero urimo uvuga. Nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa iminsi yo guhemburwa ibone uko iza iturutse ku Mana itume Yesu ari we Kristo wabatoranyirijwe kera uw'ijuru rikwiriye kwakira kugeza igihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi mbere bayo bose uhereye kera kose. Mose yavuze ahantu hasome neza abantu bahumve. Mose yaravuze ati umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko mumwumvire ibyo azababwira byose. Uyu Musa yavugaga bisobanuye ko ari Muhamadi. Hano bari kwerekana ko ari Yesu. Birerekana neza ko uwo Mose yavugaga yari Yesu. Somera Yohana 5:3-7. Wumve noneho icyo Yesu we yihamirije, avuga neza ko ari we Musa yavugaga. Pasiteri, urimo gukomeza ushaka kugaragaza ngo ibyanditswe muri Bibiliya bishaka guhamya ko uwo Mose yavugaga ari Yesu Kristo, nubwo abandi bo bavuga ko ari Muhamadi wavugwaga mu biriya byanditswe. Wari umaze kutugaragariza ibyanditswe byo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, wari ugeze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 5:37. Ese naho harabigaragaza neza koko Yesu yabarabihamije ko ari we wavugwaga muri kiriya gihe? Yesu yarabihamije mu buryo bugaragara. Yerekana ko ari we Musa yari yaravuze ibye ari bye yari yaranditse. Ntabwo yigeze avuga Muhamadi. Yarabihamije. Soma reka mpasome. Yohana ibice 5:37. Reka mpasome. Haragira hati kandi data wantumye. Aravuze ngo kandi data wantumye nawe yahamije ibyanjye. Ntimwigeze kumva ijwi rye. Habe no kubona ishusho ye. Ndetse ntimufite n'ijambo rye. Riguma muri mwe. Kuko uwo yatumye mutamwizeye. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. Nyamara kandi ibyo mwebwe mugenda murondoramo ari byo byampamya. Nyamara mwanze kuzaho ndi. Nyamara ariko nubwo bimeze bityo mwanze kuzaho ngo muhabwe ubugingo. Muhabwe ubugingo buhoraho. Yego. Kandi ari byo bimpamya. Ngo nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Umurongo wa 41 haravuga ngo sinshaka ishimwe ry'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Nje naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwe we muzamwemera. Abo ba Muhamadi n'abandi bameze nka bo muzabemera. Nyamara Yesu mwanze kumwemera. Nicyo yarashatse kuvuga. Ngo nje naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwe we muzamwemera. Ngo mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? 4:5 mwe gutekereza yuko nzabarega kuri Data kuko hari ubarega, ndetse ni Mose uwo mwiringiye. Uwo mwirirwa muvuga ngo yarabahanuye, nguwo uwo ni ubarega. Ngo iyo mwizera Mose nanjye muba munyizeye kuko ari ibyanjye yanditse. Yesu arisobanurira yuko ibye ari byo Musa yanditse. Ngo noneho n'amagambo yanjye muzayizera mute? Aha murabona neza yuko ibyo Yesu yigaragarije yerekanye ko abo batamwizera bakizera abo bandi baza biyizera bo mu mazina yabo ubwabo, ngo Musa uwo bavuga bizeye ibya Yesu
ari byo Musa yari yaranditse. None abo ba Muhamadi barimo baravayo. Ubu nyakubahwa Alfred, ubu wowe nturi kubona neza ko ibyo murimo muvuga ari ibintu byo gupapira? Oya, ntabwo ari ibyo gupapira, kuko nubwo urimo kugenda ushimangira ko ari Yesu wavugwaga. Reka nkongerereho kandi Yohana uwa mbere, urwandiko rwa Yohana rwa mbere ibice 2 umurongo wa 22. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo waho wa 22 harakomeza mbese umunyabinyoma ninde? Haravuga ngo mbese umunyabikinyoma ninde? Keretse uhakana ko Yesu atari Kristo. Uhakana ko Yesu atari Kristo. Uhakana data wa twese. Uhakana data wa twese. N'umwana we niwe antikristo. Ngabo none se ushatse umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se. Uwemera uwo mwana ni ufite. Ubwo se ushatse kuvuga ko antikristo arinde? Nabo ba Muhamadi sabaye antikristo gute? Kandi ari guhakana nyine umwana we. Muhuriye hese amuhakana? Ngaho garagaza igihamya cyerekana ko Muhamadi ari mu byanditswe by'Abaheburayo. Dore ibi byose uri kuvuga hano mu Gutegeka kwa kabiri ho mu gice cya 34 higaragariza ko nta wundi muhanuzi wigeze ugaragara akaza mu Bisiraheli umeze nka Mose. Igice cya 34 igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri umurongo w'10 haragira hati, haravuga ngo iki? Mu Bisiraheli mu baki? Mu Bisiraheli ntihabonetse undi ukundi, bakoresheje muri vongo ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhanywe na Mose w'Uwiteka yamenyaga barebana. Mu Bisiraheli bashaka kumvikanisha ko nta wundi muhanuzi. Ntabwo habonetse ukundi umuhanuzi umeze nka Mose wavuganaga n'Imana barebana, nta wundi wahabonetse. Noneho icyo gihe rero byandikwa, ibyo byandikwa ntabwo ari wakahabonetse koko. Ariko wibuke ko nyuma y'uko ibyo byanditswe aribwo Yesu yaje, none harahaboneka. Ubu si iri jambo niryavugaga ibihe n'ibihe nyine n'ibihe bya. Iryo jambo riravuga ibya mbere y'uko Yesu aza. Kuko nukurikira urasanga igihe izo nyandiko za Musa zandikiwe ziri imbere y'uko Yesu aza. Koko icyo gihe bivugwa muri uko Gutegeka kwa kabiri ibyo bivugwa. Si byose? Ibyo bivugwa Yesu yari ataraza. Koko mu Bisiraheli hari hataraboneka umuhanuzi umeze nka Musa. Ariko nyuma y'uko ibyo bivuzwe Yesu nibwo yaje kuza, kuko ni nawe wari waravuzwe yuko azaza koko. Ariko uko ukomeje gushaka kugaragaza ko Bibiliya itemera intumwa Muhamadi itanayivuga neza, hari ikintu ushingiraho ku buryo wumva ko Bibiliya itavuga intumwa Muhamadi itayivuga neza? Ni iki kintu ushingiraho uretse wenda gushaka kugaragaza ibi byanditswe bihamya ko Yesu ari we wavugwaga? Muhamadi ni umuriganya. Ni umuriganya? Ni umuriganya se ahubwo byoroshye? Ni umuriganya? Matayo ibice 11 umurongo wa 13. Matayo 11 haravuga ngo kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Yohana ni uwa mbere cyane y'igihe cy'aba Muhamadi. Kuko abahanuzi n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Kandi niba mushaka kubyemera, niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Hamwe wari wasomye muri Yohana hatubwiraga ngo Yohana yahakaniye ngo bamubazaga nibiki harya ni hehe? Muri Yohana muri cya gice cya mbere uhere kuri 10. Ongera hagusomere twumve. Hanyuma mbibabwire n'abibakureho. Reke kujya mwirwa. Ubwo Bibiliya ntiyaba yivuguruje kandi. Yivuguruza iki? Ubwo se ntiyivuguruje. Ibintu byose wagiye uvuga ndimo ndagenda nkwereka itandukaniro ryabyo. Yohana ubutumwa bwiza yavugaga Muhamadi, byavugaga Yesu. Noneho rero dukomeje naho waruzanye muri Gutegeka kwa kabiri ibice 34 ku murongo w'10 nkweretse neza yuko ibyo byanditswe mbere yuko Yesu aza. Kandi uwo niwe wari warahanuweho icyo kintu na Musa. Bivuze ngo nyuma yuko byanditswe rero, koko mbere hari hataraboneka umuhanuzi umeze nka Musa, ariko nyuma yuko byanditswe hagaragaye umuhanuzi rero noneho umeze nka Musa. Kandi namaze kubereka ibyo ahuriyeho na Musa.
Muhamadi atakwigera ahuriraho na Musa. none ko wari uvuze ko Aho muri Yohana ari we Eliya wavugwaga, kandi hano Yohana yarabihakanye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 19 haragira hati ibi nibyo Yohana yahamije ubwo abayuda bamutumagaho abatambyi n'abarewi bamwe bavanywe i Yerusalemu no kumubaza bati urinde, nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati sinjye Kristo. Yohana yavuze ko atari Kristo, koko ntiyari Kristo. Nuko baramubaza bati tubwire uri Eliya? nawe ati sindi we. Yohana yavuze ko atari Eliya kuko ibyitwa reincarnation. Incarnation ni ukubaho bwa mbere, hanyuma reincarnation ni ukongera kuvuka warigeze kubaho mu kindi gihe. Ibi rero na mbere byari bisanzweho. Igihe wongeye kuvuka uba ushobora kuvuka waribagiwe uwo wari we mbere. Bivuze ngo Yesu yavuze yuko Yohana yari we Eliya kuko Yohana we yari yabihakanye. Yohana yabihakanye kuko atiyibukaga ko ari we Eliya, ariko Yesu waje azahamya ko ari we wa wundi Eliya wagarutse. Bivuze ngo rero iyi reincarnation. Ndagira ngo ntuducange hano. Komeza uretse tutararenga hano uri gushaka kuducanga. Kuri gushaka kugaragaza nkaho uyu Yohana yaba ari wa wundi Eliya wajyanywe mu ijuru muri serwakira, niwe wari ugarutse kuko ibyanditswe birabivuga muri Matayo 11. Hasome niwe wari ugarutse. Ayinya Matayo 11 wumva icyo Yesu yabivuzeho. Yagarutse aciye mu nda. Iyo ni reincarnation. Matayo 11 duhera ku murongo waho wa 12 11. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore Yesu uri muvuga hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana. Ngo ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana. Ugashatse kuvuga se umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru ariko umuto mu bwami aramuruta. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa bugisha imbaraga, kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Kandi niba mushaka kubyemera bari kuza bapfundikanya ntabahari, kandi niba mushaka kubyemera niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Bivuze ngo Yohana we yahakanye kuko yari muri reincarnation, ntabwo yibukaga ibyahashize mu gihe yari yarigeze abaho, ariko mu gihe cya nyuma bivuze ko yari yongeye kubaho, agaragazwa ari mu mwuka wa Eliya. Nubwo atahise akora ibintu birenze by'ibitangaza nk'ibya Eliya, ariko yaje nk'icyo ubuhanuzi bwari bwaravuze ko Eliya azagaruka, niwe waje ari Yohana nk'uko Yesu yabihamije. None aha rero nibyo navugaga nti uracyanakomeza kugira ngo tugere aho wakose uvuga ngo cyangwa ni wa muhanuzi. Komeza imbere. Ndacyakomeza, ariko mbere yuko nkomeza, Yohana abyarwa na Elizabeti kwa Zakariya, nibo bamubyara. None Eliya na Elizabeti yasamye mu Yohana, ntabwo yayitewe na Zakariya? Ni Zakariya inshuro ya kabiri yavutse ku bandi babyeyi, ariko inshuro ya mbere yari yaravutse ku babyeyi bari barabyaye Eliya. Icyo gihe bwa mbere yari Eliya, ubwa kabiri ni reincarnation. Ni kwa kundi uba warigeze kubaho ukongera barongeye baramusama. Ntabwo bizoroha. Ibyo bijya bibaho cyane. Na Yesu yigeze abaza abigishwa be, arababaza atari ko mugira ngo umwana w'umuntu ninde? Bamwe baratangira bati bamwe bagira ngo uri Eliya. Eliya bari bazi ko yabuze imyaka n'imyaniko, imyaka magana, ariko bagomba kwibaza ko ari Eliya kuko batekerezaga reincarnation, kongera kubaho nanone. Icya kabiri bakongera bati abandi bakagira ngo uri Yeremiya bari bazi ko yapfuye imyaka n'imyaniko. Kuki bari bakimutekereza nka Yesu? Urumva ko bari bakizi ko reincarnation ari ikintu gishoboka. Nagarutse kwa Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere niho ndi gusoma. Nari maze gusoma umurongo waho wa Maku wa 19. Hanyuma ngo bamubazaga baturinde
nuko ntiyabahisha ukuri ahubwo araberurira ati sinjye Kristo. arabwira ati sinjye Kristo. Nuko baramubaza bati tubwire, uri Eliya? arabwira ati sinde Eliya, kuko ntiyumvaga ko yaba ari we wigeze kubaho ari Eliya. Bati uri wa muhanuzi? baramubaza bati se waba uri wa muhanuzi? Uwo muhanuzi uvugwaho ninde? hanyuma ababwira ngo iki? Hana arabasubiza ati oya. Sindi. Ati oya. Okay, aha nabwo yavuze ko atari wa muhanuzi. Uwo muhanuzi rero ninde? Mwebwe murimo murahita mwihuta muvuga ngo ni Muhamadi, uwo wa gatatu uvuzwe, nyamara uwo wavugwaga ni Yesu n'ubundi. Kuko uwo wa gatatu ni uwo Musa yari yaravuze, kuko Musa yari yarasobanuye yuko ari Mesiya. Nyamara abandi bahanuzi bahanuraga ibya Mesiya baramusobanuraga mu buryo bugaragara, nk'aba Yesaya bagasobanura uwo uzaba ari Mesiya. Noneho Musa rero we kuko yagendaga avuga iby'uwo muhanuzi ntasobanure neza ko ari Mesiya, nyamara nawe ari we yavugaga, bagumaga guhera mu rujijo abo bantu bagira ngo uwo muhanuzi nawe ntuzaza, nyamara uwo n'ubundi yari Yesu, yari Kristo, yari Mesiya. Nkuko Yesu yagiye abyivugira yuko uwo Mose yanditseho ari we. Bivuze ngo rero abantu nibareke gupfundikanya ibintu rwose, baza bapapira ibintu. Mujye mwumva neza ikivugwa, murebe n'impamvu kirimo kivugwa iyo ari yo. Okay, none ntabwo wemera ko... Hari n'ahandi wavuze uvuga ngo Muhamadi ngo ni umwuka wera. Ngo Muhamadi ngo niwe mufasha Yesu, yavugaga uzaza niwe. Nyamara Yesu ubwe arivugira ati uwo niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora. Ngo ariko mwe muramuzi kuko abana namwe. None se uwo ni Muhamadi ukiriho na bugingo ubana natwe? Bivuze ngo ibi ni ibintu by'ibicupuri byo gupfundikanya gusa. Abantu bagenda bavuga ngo Muhamadi ngo aravuga ngo akavuga muri ibi, ntabyo. Ntaho Muhamadi avugwa nk'umuhanuzi mu byanditswe by'Abaheburayo. None si bwo ku buryo ushobora gutinyuka ugafata intumwa ukayita umuriganya? Ndabereka ikimenyetso kigaragaza ko ibye ari uburiganya, ari ibintu yagendaga papira mu nkuru yabwirwaga, yarangiza akaza azitwerera avuga ngo niwe zivugaho, cyangwa se akaza avuga ngo n'Imana yazimubwiye. Ndebera muri Korowani muri surati Neho, ni surati ya 16 aya 103. Reba wenda muri iyi niyiri bukorohe, muri yo Korowani y'Abashiya. Reba vuba vuba surati ya 16 aya 103 haravuga ngo iki? aya 103 haragira hari umuntu wajyaga aza akamubwira amakuru y'ibyanditswemo mu nkuru z'Abayahudi, yarangiza cyangwa Abaheburayo, yarangiza yamara kuzimubwira nawe akajya kuzitangaza avuga ngo n'Imana yazimubwiye. Kandi abantu babireba bahoze bazibabarira, barimo bumva, barangiza bakumva nawe atangiye kuzizana yazihinduranyije, akaza avuga ngo n'Imana yazimubwiye. Soma wumve surati ya 16 aya 103 haragira hati kandi ni ukuri tuzi ko abapagani... Urumva atangiye kubita abapagani kuko bamaze kumukenguza, barimo babona ko inkuru ari kubarirwa, bahoze babarirwa, ari bizo ari kugarura kandi agatangaza avuga ko ari Imana yazimubwiye. Aha niho atangiye kubita abapagani. N'ababuramana bavuga bati, ngo baravuga ngo iki? Ibi bintu Muhamadi Saleh avuga agomba kuba byigishwa n'umuntu. Urumva bari batangiye kumukenguza bavuga ko ibyo bintu arimo ababwira abyigishwa n'umuntu. Hanyuma umuntu bari bagize iminsi bagenda bamubona, ariko uwo muntu uvugwa ko ari we uyimwigisha, ngo kandi uwo muntu uvuga ko ari we uyimwigisha ni Umuromani. Korowani irahita yihamiriza ko ari Umuroma uvuga ururimi wakoreshaga ururimi rw'urunyamahanga, rwa rurimi rw'urunyarameya bari barayanditse. Ese ko hari ahantu twigeze dusoma havuga ngo iyo aza kuba yarabihawe mu rurimi, yarabihawe n'umunyamahanga, yajyaga gushidikanywaho ko ibirimo n'ubu birimo irashidikanywaho. None se urumva itari gushidikanywaho n'ubundi? Ni icyerekana nyine ko ari ibipapirano. Kandi uru rurimi rukoreshwa muri Korowani, ngo ni ururimi rusobanutse neza, ni Icyarabu
cyumvikana neza. rero iyo ugarutse wakwibaza niba ari icyarabu cyumvikana neza kubera iki hamwe havuga ko iyo korowani yabaga iturutse kuri Allah igahabwa marayika Jiburil ngo akayishyira ku mutima wa Muhamadi, ahandi bakaba bavuga ko iyo korowani ngo yamanuwe n'umwanzi wa Jiburil ngo ayishyira ku mutima wa Muhamadi. ubwo urumva niba ari icyarabu gisobanutse kuki bivuguruzanya muri ubwo buryo? Ikindi kigaragaza neza yuko ibintu Muhamadi yavugaga ari ibintu byo gupapira binatandukanye kure n'iby'Abaheburayo bari baravuze cyangwa ibyari byanditswe mu bindi bitabo. Ndebera muri surati Kasa, ni surati ya 28 aya 9. Surati ya 28 aya 9. Aya ya 20 aya 9 haragira hati 28 aya 9. Soma vuba. Nuko umugore wa Firawuni nuko umugore wa Farawo, uwo Firawuni ni Farawo, abonye uwo mwana, abonye Musa, uwo mwana Musa, abwira Firawimu, abwira Firawuni cyangwa se Farawo, ubwo yari ategetse abasirikare kumwica, atireka kumwica, avuga ati reka kumwica, azaba ushimisha amaso yanjye, bazabushimisha amaso ye naye, kandi yazatugirira akamaro cyangwa tukamugira umwana wacu rwose. Aha murimo murumva neza yuko umugore wa Farawo ngo ari we wari urimo yingingira Musa ashaka kugira ngo amutware wa murere. Nyamara iyo ugarutse mu gitabo cy'Abayahudi cyangwa Abaheburayo herekana neza yuko umukobwa wa Farawo ari we wareze Musa. Aha murabona neza ko ari kuvuguruzanya. Iyo urebye mu yindi korowani iranabyerekana neza, yerekana ko ngo umugore wa Farawo ari we wareze Musa. Nyamara siko ibyanditswe by'Abaheburayo bivuga. Iyo urebye mu Kuva ibice 2 umurongo wa 5 kugeza ku 10 hahita habisobanura neza, herekana ko umukobwa wa Farawo ari we wareze Musa. Nanone iyo urebye surati Anam ni surati ya 6 aya ya 74 muri korowani y'Abasuni niyi. Herekana ko se wa Aburahamu ngo yitwaga Azari. Nyamara iyo urebye mu Itangiriro ibice 11 umurongo wa 26 herekana ko se wa Aburahamu yitwaga Tera wa Nahori wa Serugi wa Rewu wa Eberi wa Arupakisadi wa Shemu wa Nowa. Igisekuru cyose bakakivuga. Ariko barakata utuntu barangiza bagahita berekana izina ngo se wa Aburahamu ngo yitwaga Azari. Ikinyoma. Imwe ikavuga ko ari se, ivuga ko yitwaga Azari muri yo y'Abasuni. Kuri iyo surati. Aha rero ni ibintu byo gupfundikanya. Nyamara Itangiriro ibice 11 umurongo wa 26 herekana neza ko se wa Aburahamu yitwaga Tera, hakavuga igisekuru cyose. Nanone iyo urebye muri surati Twaha, ni surati ya 20 aya ya 10 herekana ko Musa ngo yabonye ubutumwa ari mu kibaya cya Tuwa. Nyamara iyo ugarutse mu byanditswe by'Abayahudi cyangwa by'Abaheburayo, ibyo bitabo izo nkuru zabo zari zaravuze kuri ibyo bintu, zerekana mu Kuva ibice 14 umurongo wa 16 wa 21 kugeza ku 22 haba herekana ubutumwa Musa ko yabuherewe ku musozi Sinayi, aho no ku musozi Horebu. Ntabwo yabuherewe mu kibaya cya Tuwa. Ntareke gupfundikanya ibintu abeshya abantu. Nanone iyo usomye muri surati Namuli, ni surati ya 27 aya ya 17 ivuga ko ngo mu ngabo za Salomo, ngo Salomo yari afite ingabo z'amajini, abantu ngo n'inyoni. Nyamara iyo urebye mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice ibice 4 umurongo wa 1 kugeza ku 20 ukabona amateka ari kuvugwa ku by'icyo gihe yerekana abari mu ngabo za Salomo,
nta na hamwe ubonamo izo ngabo z'amagini bazivugaho cyangwa ngo ubone bavuga ku ngabo z'inyoni. Suleyman yakoranyirijwe ingabo ze zigizwe n'amajini. Yakoranyirijwe ingabo ze zigizwe n'amajini, abantu n'inyoni. Ngo abantu amajini cyangwa amashitani zishyirwa mu matsinda n'inyoni ngo zishyirwa mu matsinda hakurikijwe inzego zazo. Aha mumbwire niba mu byo mwasomye mu nkuru zivuga ku by'icyo gihe mu bitabo bitari korowani niba harigeze havugwamo ko Salomo yari afite ingabo z'amajini hakagira n'ingabo z'inyoni akabona akagira n'ingabo ngo z'abantu. Ibintu biri aho ngaho gusa bidafite na gahunda. Ibi ni byo muri kwita ubutumwa. Iyo usomye nanone muri surati Hud, ni surati ya 11 aya ya 42 kugeza ku 43, herekana ko ngo Nowa yari afite umwana umwe. Nawe umbwire aho kandi uwo nawe ngo yapfuye mu gihe cy'umwuzure. Nyamara usomye mu Itangiriro ibice 7:5 hasome kwanza taza kugira ngo ni ibintu byanyu. Surati ya 11 42 surati Hud haragira hati nuko iyo nkuge itangira kureremba. Ngo nuko iyo nkuge itangira kureremba n'abantu n'ibintu byari biyirimo. Irerembana ngo abantu n'ibintu byari biyirimo. Hagati y'imbengeri y'amazi yari imeze nk'imisozi. Maze umuhanuzi Nuhu ngo ni Nowa ahamagara umuhungu we wari aho. Ngo yahamagaye umuhungu we wari aho ku musozi yitaruye abandi bari mu nkuge. Ngo yitaruye abandi bari mu nkuge. Yewe mwana wanjye we urira hamwe natwe mu nkuge we kubumwe mu bahakanye. Ngo Nowa ahamagara uwo muhungu w'umwe yari yarabyaye ngo wari hakurya ku musozi ngo aramubwira ngo naze ngo ye kubumwe mu bahakanye. Umuhungu yamushubije ngo iki? Uwo muhungu waramusubiza ati ndahungira hejuru mu mpinga z'imisozi maze bindinde kugerwaho n'amazi. Nubu aravuga ati uyu munsi nta muntu cyangwa ikintu na kimwe byashobora kubuza umuntu kugerwaho n'itegeko rya Allah kereka uwo Allah yaba yagiriye impuhwe. Maze ako kanya umuhengeri w'amazi uraza urabatandukanya. Ubwo uwo muhungu we ababaye umwe mu bishwe n'amazi y'umwuzure. Iyo dusoma somera mu Itangiriro uhite wumva ukuntu ibintu agenda ari bikuru yagenda agapapira yarangiza akabitanga bicurikiranye kubera iki inkuru mbariranira tuba. Itangiriro ibice 7:6 wumva icyo havuga. Itangiriro igice cya 7:6 aravuga ngo iki? Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nyamara korowani yo ivuga ko ngo Nowa yari amaze imyaka 1000. Wumva ukuntu yagendaga papira inkuru wazibwirwa nawe yajya kuzitanga zicurikiranye kubera iki inkuru mbariranira tuba. Noneho aha rero arimo aragaragaza neza mu Itangiriro harimo aratwereka neza ko ibice 7:6 ngo Nowa yari amaze noneho we imyaka 600 avutse. Hanyuma Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi n'umwuzure ihagararira. None uwo mwana wa Nowa umwe yari yarabyaye waguye ku musozi ahotowe n'amazi avugwa hehe hano? Bivuze ngo nkuko igitabo cye kinabivuga ubona ko nabo mu gihe cye bamufataga nk'umusazi. Reba muri surati Al-Hijr isurati ya 15 aya ya 6 wumva ko abo mu gihe cye bamufataga. Surati ya 15 aya ya 6 iravuga ngo iki? 15 aya ya 6 aravuga ngo abahakanyi
bimaka batangiye kubita abahakanyi kuko bamukenguje, batangiye gutahura ayo mayobeye n'izo nkuru agenda papira hirya no hino. Umva rero uko bamuvuga. babwiye umuhanuzi Muhamadi, abari kwita abahakanyi babwiye Muhamadi ngo bamunyega bati, barimo bamunyega kuko bari bamaze kumumenya. yewe Muhamadi we, bamubwira bati yewe Muhamadi we, ngo harya wamanuriwe amagambo y'urwibutso, mu by'ukuri uri umusazi. mu by'ukuri wowe twamaze kubona ko uri umusazi. niba koko uri umwe mu banyakuri, niba koko wabaye uri umwe mu banyakuri, kuki utatuzanira abo watuzaniye abo bamarayika uhora udukangisha ngo bazaza kuturimbura. urumva ko aba bose nabo mu gihe cye bari baramaze kumutambuwa benshi. ibyo yirirwaga apfundikanya agenda abanyuramo akabacabiranya, yarangiza akigarurira ibyabo. hari abari baramaze kumutambuwa, baramaze gusobanukirwa uwo ari we n'ibintu yicaranye ko ari ibicupuri ibyinshi. ibindi bikaba inkuru yagendaga apapira mu by'abaheburayo cyangwa abayahudi bari baravuze, yarangiza akirirwa bitangaza uko abonye, avuga ngo n'Imana yabimubwiye. ariko bimwe akabitanga bicurikiranye. kubera iki? inkuru mbariranira tu. ibindi bikaba amategeko yagendaga yishyiriraho bijyanye n'irari rye, yarangiza akagenda himbahimba avuga ngo n'Uwiteka, ngo n'Imana, avuga ngo ni Allah, ngo wabimubwiye. aha rero bavandimwe, mureke kwitiranya ibintu. Muhamadi ni umuhanuzi w'ibinyoma, ntahavugwa mu byanditswe bindi by'abayahudi. rwose ibyo avuga byose ni ugupapira. hagati aha rero njye nkumva wenda ntagiye no kwizimba mu magambo, ibyo ndimo mvuga abantu benshi bashingiraho bavuga ngo no muri Bibiliya ngo aravugwa, mberetse neza kandi mbibakuyeho kubereka neza ko uwo Muhamadi ntahavugwa muri Bibiliya umuhanuzi w'ukuri. bakunzi bacu, ngewe naje ngira ngo ahari noneho Claude araza kumanika amaboko kuko naringize umugisha ukomeye cyane wo kubona ibyanditswe. niba hari uvuga ko yikwije akaba avuga ko afite ibyo yasobanura kuri ibi bintu, naze hano agaragare, hanyuma nanjye ngaragaze ibyo mfite, hanyuma noneho buri wese agaragaza ukuri, abari kudukurikira babashe kwirobanurira. ngayo nuko nari nagize umugisha wo kwibonera ibyanditswe muri ibi bitabo by'abayahudi bihamya intumwa Muhamadi. none mwumvise ko abisenye byose akagaragaza ko bitari byo. none asoje avuga ko undi nawe waba ufite ibindi. ubwo rero abadukurikiye, uwaba afite ibirenze biriya nge nari mfite, nawe azaze ashyire hake. ariko ngewe icyo nkomeje kuvuga ni kimwe, nuko niba Claude Imana itamushyigikiye muri ibi bitabo amaze iminsi atunga intoki, bishobora kutazamugwa neza, ariko nibimushyigikiye ubwo bizamugwa neza. ikibazo aho kiri ni hamwe. ubushize wari urimo uvuga ngo niba Imana itanshyigikiye ntabwo ikiganiro ndi bugisoze. naragishoje sinagishoje? aragisoje kubera igira impuhwe. niba naragishoje ni ikigaragaza ko yanshyigikiye. ibindi rero uri kugenda wongeraho, emera umanike amaboko nabo mufatanyije, mwemere ko mwatsinzwe. ibitabo mwizera bifite ibibazo, mureke kuguma gupfundikanya ibintu, hanyuma ahubwo mwemere kwicara hasi duce akabogi, twige icyo ubutumwa ari cyo, twige ukuri, dusobanukirwe ibintu n'ibindi, hanyuma twizere ibintu bifite aho bishingiye, apana kwizera ibintu byo mu kirere gusa. Okay, bakunzi bacu, uyu ni Pastor Claude. ni mu muhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen 0786373610. mumuvugishe, mumwandikire, mumubwire muti turashaka kukwereka ko ibyo uvuga atari byo, cyangwa se niba mubishyigikiye nabwo mubimubwire. abandi nimwandike muri komenti zanyu turazisoma, niyo zaba ari nyinshi gute dufata umwanya tukazisoma. kandi reka tubizeze ko nyuma y'aha ngaha tuzagira n'ibiganiro tuzakorana na Claude ari kumwe n'abashehe. iki cyo turakibijeje. bahawe ikaze, nibaze basobanuriye ibitabo byabo. nta kibazo mfitanye ngewe nabyo, kuko mfite byinshi nagaragaza binarenze ibikure. Reka tubashimire, dushimire Pastor Claude ukomeje kugenda
asesengura agaragaza icyo yita ukuri, kandi namwe tubashimire mufate umwanya mu kumva ibiganiro. Nimutwemerere dusabe Claude n'ubundi abasengera Imana, abasabire gusobanukirwa ara ndetse n'umwana wawe witwa Yesu Kristo yatumye mu isi gucungura abantu. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru mwiza, Mana y'ukuri yo kwizerwa, abana bawe turi imbere kongera kukuramya tutabihatwa, turacyabikora kuko biturimo kukuramya. Tuzi neza ko uri umunyebambe, kandi ko watanze Yesu Kristo umwana wawe ukunda ngo umukiza w'abari mu isi, kugira ngo abanyabyaha b'indembe nkatwe, abanyantege nkeya nkatwe tumuhabwe w'Imana. Tuzi ko yapfuye urupfu rubabaje, urupfu rw'agasuzuguro, urupfu rwo gutereranwa. Uyu mwanya wa none aha turashimira kubw'icyo gikorwa cyiza kigira mumaro cyabayeho ku bwacu. None uyu mwanya komeza utere inkunga buri bikorwa byose duhagazemo ku bwawe, kandi uhereye kuri iyi saha y'umunsi ukore ku ntekerezo z'abantu bawe kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibihuje no gushaka kwawe. Tera inkunga ubuyobozi bw'iyi televiziyo kugira ngo ikomeze yaguke, kandi uha abatakuzi kukumenya, abasuye inyuma ubahe kugarukira, abari imbere yawe bakomereze mu maboko yawe. Byose bibeho ubyemeze kandi bikomeze, ubishyireho ikimenyetso cyawe. Nanone kubw'imbabazi n'urukundo n'umurava byawe, kandi kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu no kubw'umwuka wawe wera, none n'iteka ryose. Amen. Nimugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Tuzasubire mu biganiro bizakurikiraho. Murakoze cyane.